Snow. It's snowing hano. Murabibona namwe. Urubura rwaguye. Niko bimeze. Karibu nanone kandi igihe byiza bya Noheli, igihe cyo kuruhuka mukajya mu muryango, dore mumaze umwaka uri gukora utabona umuryango wawe, utari kumwe n'inshuti. Nicyo gihe umuntu abonye cyo kuruhuka akarya Noheli mu muryango. Hano hanze niko abantu benshi tubayeho, ni nako bakora ibirori bya Noheli. Bishatse kuvuga yuko iyo wihaye intego ugakora ukagera ku byo wihaye, uruhuka neza, ukishima n'inshuti neza, ukagera ku bintu byiza, mugasangizanya ibyo umwaka ubagejejeho. Iyi video ndi kuyikora ngira ngo mbabwire mugire ibiruhuko byiza. Ubwo nanjye bahaye ibiruhuko byo gukora imyitozo. Nta myitozo ndi butange muri iyi video. Ndi guseka yuko nigize mwarimu ku ngufu, ariko ubuzima iyo uri kumwe n'inshuti, inshuti zikagufasha, nawe mugafashanya kugira ngo mugire icyo mugeraho, mutera imbere kandi muhora mugirana inama, mukagirana inama y'ibyo mutagezeho, y'ibyo mwakoze nabi, ibindi mukagerageza kubikosora mu mwaka utaha ukurikiyeho, mukafata izindi ntego z'ukuntu mubanye, z'ibyo mukora mu kazi, mu miryango, nimba hari icyo mufashanya, nimba hari intego zindi mushaka ko muzakeneranamo, uzakenera mugenzi wawe kugira ngo agufashe, nawe uzamukenera, nuko n'ibindi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga, nitwa Habinshuti, dusangira akabisi n'agahiye hano, kuko nizera yuko 100% ubuzima bwiza ubukesha inshuti nziza ufite mu buzima bwawe. Niba nawe wifuza kugira inshuti nziza zikugira inama nziza zakugeza ahantu heza, ni karibu yandikishe ukande kuri subscribe hano hasi n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'inama nziza n'ibiganiro byiza tugirana n'inshuti zacu kuri uru rubuga. Ikindi cya kabiri nagira ngo mbamenyeshe nuko hari urubuga kuri Facebook narwo nashinze. Ubwo niwo mushinga wanjye w'uyu mwaka. Ubwo nzabereka nkurikije imyitozo nagiye mbaha ukuntu urwo rubuga aho rugomba uko rugomba gukora n'icyo ruzabagezaho, nimba koko wumva ko inama zirimo ari ingirakamaro kandi bizagufasha, bigafasha na bagenzi bawe, nawe babwire ati ni karibu muze dusangire, twungurane ibitekerezo kuri urwo rubuga rwa Facebook ndetse na hano kuri YouTube. No gusharinga ugaha mugenzi wawe. Kigali wishare, amahanga wishare. Oops. Umutaka nari mfashe uri gufatira ino kamera kugira ngo uru rubura rutagwamo. It's snowing, nawe uranyihakanye. Ibi ni zimwe mu ngero z'uko hari ibintu bitunguranye bishobora kugera mu gihe uri gukora gahunda zawe, kandi ukaba ugomba kuba witeguye kugira uko ubikosora. Ngaho it's snowing, ikanyigire neza. Wa mutaka ntago byoroshye kuwukoresha n'akaboko kamwe kubera video. Reka nkikire video kamera telefone ndi gukoresha ngewe nta kibazo. It's snowing, ni enjoying. Iyo neje iri kugwa ntago haba hakonje, ntago haba hakonje cyane nk'iyo itari kugwa. Aba muri ibihugu bigira neje nyinshi murabizi, za Canada, hano muri Finland n'ahandi hose. Ubwo muri video nagira ngo mbifurize Noheli nziza, kandi nanone mbibutse yuko iki gihe nimba ari igihe cy'ikiruhuko, ntabwo ari cyo gihe uri bufate umwanya wo gutegura ingamba zawe z'umwaka ukurikiyeho, kuko urabuzifashe utabyizeho bigucange, nkuko twagiye tubibona mu mavideo
imyitozo ugomba gukora, ukuntu ugomba gutegura umwaka wawe, tuzabigarukaho nyuma y'ibi bihe bya Noheli. Ikindi nagira ngo nkwibutse ni uko nimba ushaka kugira ubutunzi bwinshi, kankurangira ahantu hambere hari ubutunzi bwinshi. Ahantu ku isi hari ubutunzi bwinshi ntabwo ari muri Kongo hari amabuye y'agaciro. Ahantu hari ubutunzi bwinshi ku isi ntabwo ari i Burayi aho hari urubura nkuru, nta nubwo ari no muri Amerika, hoya, ahubwo ahantu hari ubutunzi bwinshi ku isi uzatemberera i Rusororo. Abantu bapfanye intego nyinshi, abantu bapfanye ibitekerezo byinshi, abantu bapfanye ubuhanga bwinshi, abantu bapfanye impano nyinshi, abantu bapfanye ibintu byakugeza kure byinshi, ariko biri i Rusororo, biri mu irimbi, niho hari ubukire bwinshi ku isi. Aho wajya hose ku isi ugasura amarimbi, urabibona yuko abantu bose bagiye bapfa bafite ibitekerezo, bafite ingamba, bafite ibyo bashaka kugeraho, sibyo? Ariko tukaza tugashukana ngo nta myaka 100, ngo tubaho rimwe gusa. Ibyo ni ibishuko bituma utagera ku ntego ushaka kugeraho, utagera ku nzozi ushaka kugeraho. Umuntu apfa rimwe, ariko tubaho buri munsi. Umuntu apfa rimwe, ariko tubaho buri munsi. Ni byiza kubiyibutsa kuko impano ufite zifite agaciro gakomeye, ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, ariko inshuti zawe nyazo zirakubwira ziti wangiriye inama kuri ibi n'ibi. Kubera iki? Kubera ko ufite impano yo kugira izo nama. Ese wafashije n'abandi benshi? Ese izo nama ugira inshuti zawe nta bandi zagira akamaro, nawe bikakugirira akamaro? Ngayo nguko tugire turuhuke, twishime, twinezeze kuko umwaka urangiye, kuko Noheli igeze, ariko nanone twibuka yuko ubuzima burakomeza. Haba mu bibi, haba mu byago, ubuzima burakomeza. Ntabwo umuntu ari kampara, tuzavaho tugende nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 20, umuntu yitabye Imana, aribagirana, 100 aribagirana, ariko si ubuzima ufite ubu ngubu uri kubukoresha iki, uri kubumarisha iki? Ngayo nguko, reka no gukomeza kuvuga byinshi, nagira ngo mbibutse utwo tuntu dutoya, turuhuke, twishima, tunezerwe, dutange amagifti. Ntibibagirwe gutanga gifti. Nanjye umpe gifti, nanjye wandemeye, ndemera like, ndemera share. Nibyo ngiye ngusaba, ntabwo ngusaba ibya mirenge. Ni ibintu bidasaba amafaranga menshi, nta nubwo bisaba network nyinshi, nta nubwo bisaba iki, no gusharinga, kuko nk'ubusanzwe usharinga message. Ugira ibihe byiza, ndabakunda, kandi utwo aha nzabona ibanga nzaribagezaho, ntabwo nzaribahisha, kuko muri inshuti zanjye tugomba kugerana kuri. Ibihe byiza, Noheli nziza, muryoshye, mugire ibihe byiza, mwishime. Mbatuye akaririmbo ka Diamond, Holiday, murye holiday.